Hello my people. Nizere ko ejo indirimbo yitwa Closer yabagezeho, indirimbo ya Meddy, Uncle Austin ndetse na Buravan. Ibihangange bitatu bifashe umwanya wo gukora indirimbo imwe yagombye kuba hit. Ariko ubundi ni hit kubera ko mu masaha 18 yari maze kurebwa n'abantu 20,000. Ikibazo cya mbere nabashe kubona muri iyo ndirimbo nuko kugira Meddy na Buravan ni nko kurya umuceri ukarisha umuceri. Ntago mvuze ko ari baririmba nabi, ahubwo impamvu bivuga nuko bajya kuririmba kimwe, bajya kugira amajwi amwe, ku buryo byamfasha umwanya kugira ngo noneho ndebe video nindi uri kuririmba hehe. Na producer ntabwo yashizemo utuntu twa nkurugutura mu matwi ku buryo nabasha kuvuga ati aha tano ndaguma tu. Ikindi wenda cyatumye iyo ndirimbo itayitinzamo nuko wenda nta nkuru yankuruye irimo yatuma basha gusesengura neza, fata umwanya wanjye ngasesengura. Ariko nayo ni style itari mbi, aho buri muhanzi aririmba ibye, inkuru ye n'umukunzi we bitewe nyine n'ubuzima bayemo, ariko bikaza guhuzwa mu ndirimbo imwe. Ariko ibi byose ntago bibi insobe kuko akantu kanshimishije cyane aho Buravan asohoka mu ndirimbo Uncle Austin akahita yinjiriraho. Gusa mfashe umwanya nakunda iyi ndirimbo. Iyo ngiye kumva indirimbo nyumva inshuro imwe nkahita nyikunda, cyangwa se nkayiha umwanya kugira ngo nyikunde. Sinzi igihe izaguma kuri chat ugereranyije n'indi ndirimbo yerutse gusohoka ahangaha ya All Stars yitwa Karibu Nyumbani. Irimo na Uncle Austin by the way. Sawa rero, reka mbe ngiye ubwo ibindi bundi.